muri ya ndamutse y'umukozi w'Imana ngira ntimukomere mukomere 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 cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu umukozi w'Imana Mako natembereye ndi mu Buholandi murabona ko kagatambaro ndagafite ahangaha nasuye umuntu uriho mu buzima buri magique avuga buri magique kubera ko ntabwo ari uwari wese ni impirimbanyi mutazi uyu musaza namwigiyeho byinshi yatwigishije byinshi ni nawe bwa butumwa ejo nabahaye nyirabwo murebye ubwitange akoresha n'ubuzima arimo n'aho abaye niwe musirikare buriya uhasanga ari we generali wenda se niwe gasimba k'agasirikare ahubwo sawa rero reka nazanye na Brigitte arabibwira noneho uriya musaza azi gusoza ikiganiro tugiranye twamusuye mu by'ukuri kandi byari by'agaciro reka mpereze Brigitte nawe mumushimire yatahaba byose ibyo naje mu ntabwo byari gushoboka naho Brigitte rero fata mikoro babwire ofisi urimo babwire n'icyo waje kuhakora. urakoze Mako kumpa ijambo ndagira ngo ngushimire cyane kubona wanteye inkunga yo kuza gusuhuza agasimba k'agasirikari twasuye muzehe mu kanya arabibwira dusanzwe tumusura ariko icyo ngira ngo mbabwire ko nuko turi impunzi kandi turi mu bibazo byinshi bikomeye kugira ngo tuzabivemo nuko tuzaba twarabonye gakondo rero tugomba kurwaniriza kugira ngo tuve mu buzima bubi uyu musaza ni impirimbanyi ni intwari ibintu akora naho aba yicaye ngewe ntabwo ubutwari bwe ntabwo nabugereranya kuko mvuga ko hari abantu benshi bagombye kugira ibyo bakora nk'ibi ngibi ariko batabikora birirwa muri za mama nararaye ntange ndimo ariko buryo umuntu akora icyo ashoboye reka mubahe kandi mumutere inkunga yasohoye igitabo kivuga sur le méandre et les métastases du génocide rwandais abashaka gusobanukirwa neza amateka ya jenoside tubakangurira kugura icyo gitabo ahantu turi niho yacyandikiye banyarwandakazi murahabona muri metero imwe dore Mako ni metero imwe ngaho rero tujye tuvuga ibyo tuvuga tuzi naho turi tuzi nabo tubanye nabo tuzi nabo dushaka kubohora banyarwandakazi nimuhaguruke turwanye ingoma y'agatsiko yadushyize mu buzima budashobotse murakoze. Rwose muhereze nawe abibwire murakoze baje kubasuhuza kugira video y'abari itajyamo ya kuburyo ushobora kuzima bibaye ngombwa ayo majwi ntajyemo kugira ngo batazaduha copyright. Alright nta kibazo ibyo ni sawa ikibi ni amajwi aho ngaho ni sawa. murakoze mbanje kubasuhuza Brigitte na Mako kuba Imana yashoboye kubageza hano muri ubu buhungiro bwanjye hano maze imyaka irenga 10 Imana ishimwe cyane rwose ndayishimira kuko yampaye abantu bintagereranwa bafite urukundo bafite ubumuntu kandi uyu munsi mwasuye ndagira ngo mbabwire ko ni umunsi mu cyongereza bita birthday umunsi navukiyeho nabonye izuba nibyo joyeux anniversaire rero murakoze cyane twazanye n'umugisha ni umugisha udasanzwe rwose kandi ni ibintu Imana iba yateguye ntabwo ari ibintu biba byapfa kuza gutyo gusa burya urugendo rwose Imana iba yararuteguye umuntu atarabaho tujye twishimira ibyo Imana yatugejejeho rero aho Imana itunyuza hose twe kwinuba ariko ndagira ngo mbashimire cyane kuko n'abantu bakeya bageze hano barimo n'umuntu twiganye muri école primaire ukomeye cyane umuntu witwa Major Ntirikina Faustin yageze hano ni wa mbere wageze hano amushimira cyane n'abandi bose bageze hano ntabwo nakwibagirwa bamikanya umwazanye bariya bo muri Amerika muri Australia hari benshi bageze hano abantu benshi twahuriye ku mutware bageze hano bose ndabashimira n'abantu b'intwari n'abatarashoboye kugera hano ariko banzirikana bose tujye tubashimira kuko iyo umuntu ari hano ku isi mukabonana mukaganira mukavugana ni byiza
ariko tujye kwibuka ko iyo ni intizanyo, turi mu rugendo, igihe urugendo ruzarangirira byanze bikunze hari ahantu tuzahurira. Ubwo rero navuga gato kuri kiriya gitabo cyasohotse, Jenoside Rwanda. Urumva ko navuze Jenoside Rwanda, abantu barakimbajije ndababwira nti ibyabaye mu Rwanda ni Jenoside Rwanda. Abahutu barapfuye, abatutsi barapfuye, abatwa barapfuye, kandi harimo ibintu bitatu nagendeyeho muri concept yo gukora kiriya gitabo. hanyuma abanyamahanga mwabashyize Barimo nabo, abanyamahanga barimo cyane, kuko muri homotesidi jenoside niho mvuga jenoside zakozwe muri kariya karere. Mvuga jenoside yakorewe muri Uganda, jenoside yakorewe mu Rwanda zirenga 5, jenoside zakorewe mu Burundi, jenoside zakorewe muri Congo. Izo zose rero iyo ziteranyije nibyo nita jenoside tukuru. Mu Rwanda rero urumva ko guhera muri 1990 hari jenoside yabaye kugeza amasezerano asinywe. Amasezerano asinywe kujya muri 1990 hafi mu 2000 bigikomeza, habaye za jenoside nyinshi zitandukanye. Muri icyo gitabo zose zigenda zivugwa amatariki ku matariki, byanditse neza, birasobanuye. Ariko nzagira umwanya wo kubisobanura neza kugira ngo abantu babyumve, ariko nabashishikariza kuzakigura kuko ni amateka yacu. Harimo ibintu bitatu kugira ngo uzumve kiriya gitabo n'urumuri. ibyo bice by'ingenzi rero ku buryo buri wese yumva ko agomba gusoma ni ibiki birimo, kuko ni benshi cyane bagiye bandika kuri jenoside. Ni ibiki by'ingenzi birimo, uvuye inyuma y'akava hari inyuma ku gifuniko inyuma hari biriho imibare ibiki n'ibiki. Nibihe bice by'ingenzi n'ibyo bitatu ushatse kutubwira? Concept d'abord. Moko uhageze kabisa, kari mu bantu nari ndwaye kubona karibu. kari mu bantu nari ndwaye kubona hanyuma sasa Yisahani nari ngiye kuyoza. uyogereze iki None se nari ngiye kuyoza. uri mu bantu nari ndwaye kubona ku isi. Ubwo nicyo wari ukurwaye ahubwo nimwe ko bagiye mutwara imigisha yanjye yose ndabasigiye yanjye nanjye iwanjye ni hano. okay Hano nafunguye.